Ibihe byiza nshuti namwe bavandimwe mu nkurikirana umunsi kundi kuri YouTube channel yanjye ya David Rwanda. Komeza kugushima wewe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora ngo usaba kugira ngo uyikore kugira ngo ubasha gukurikirana inkuru z'urukundo zinyura kuri YouTube channel umunsi ku wundi. Uyu munsi inkuru yacu y'urukundo ni y'umupadiri wasomanye n'umukobwa kuri altari. Inkuru yacu itangirira mu rusengero aho umupadiri yari ari gushyingira umukobwa ndetse n'umuhungu. Umukobwa yitwaga Cynthia naho umuhungu yitwaga Max. Gusa nubwo bari gushyingirwa Cynthia ntabwo yari yabyishimiye bitewe nuko yari yamaze kumenya ko Max yateye inda hanze, kandi akaba atarigeze abimumenyesha ndetse ataranamusabye imbabazi. Ariko yabimenye atinze kandi ubukwe bwabo bwari bwegereje, bityo rero abimenya ntacyo yabikoraho ahitamo gushyingirwana nawe. Bari mu rusengero basezerana, Padiri yarebye mu maso ya Max arangije abaza Max ati se Max, uremera gushyingirwa na Cynthia ndetse mukazatandukanywa n'urupfu? Max arangije takareba Cynthia mu maso ati ngano y'urukundo nkunda Cynthia Padiri ntabwo inyemera kuba nahakana ko twabana. Ati ndabyemera Cynthia, tuzabana ubuzira herezo ndetse kugeza dupfuye tuzatandukanywa n'urupfu. Padiri arangije ahindukira areba na Cynthia ati se Cynthia, uremera gushyingiranwa na Max ndetse mukazabasha kuba mwatandukanywa n'urupfu? Cynthia bitewe n'agahinda ndetse n'umujinya yari yagize kuko yari yamenye ko Max yamuciye inyuma, kandi ntabwo byari gushoboka ko yabasha guhakana ubukwe bitewe n'uko igihe cyari cyageze yahisemo kujya mu rusengero ngo bashyingirwane. Ariko ntiyabyishimiraga ndetse ntiyaranabikunze. Ntiyagira icyo asubiza Padiri araceceka. Padiri yongera asubiramo abaza Cynthia ati Cynthia, ni wowe mbaza ati se uremera gushyingiranwa na Max mukazatandukanywa n'urupfu? Cynthia araceceka buri icyo avuga bitewe nuko yari yamaze kumenya ukuri kandi nta kuntu yari kubigenza, ariko yaracecetse yanga kugira icyo yemera ndetse n'icyo yahakana. Aratuza araceceka. Max atareba Cynthia mu maso n'umujinya ndetse n'uburakari ati Cynthia, sobe bari kubaza? Padiri ari kubaza ati uremera kuzatandukanywa nanjye n'urupfu? Ati cyangwa ntabwo ushaka? Max ahise ko yongera afata Cynthia ukuboko ariko amufata mukanda cyane amubabaza. Cynthia arataka ariko biranga bibi by'ubusa. Max akomeza kumukanda ati se uremera gushyingirwana nanjye tukazatandukanywa n'urupfu? Padiri ahita areba mu maso ya Max arebye umujinya n'uburakari afite ndetse narebye Cynthia kuntu ameze, ahita amenya ko byange bikunde harimo ikibazo hagati y'urukundo rwabo. Max yakomeje gufata Cynthia ndetse amufatana imbaraga cyane amubabaza. Padiri atamubwira ati Max, rekura Cynthia nongere mubaze kuko n'uburenganzira bwe kubihakana ndetse no kubyemera. Padiri yongera abaza Cynthia ati uremera kubana na Max mukazatandukanywa n'urupfu? Cynthia nta kindi yahise akora, yahise ahobera Padiri cyane ndetse aramusoma. Mu kumusoma Max yahise agira umujinya ndetse n'uburakari, aza afite imbaraga nyinshi ashaka gukubita Cynthia, ariko Padiri ahita akamwegezayo aramuhutaza agwa hasi. Padiri nta kindi yahise akora, yahise afata Cynthia ukuboko amusohokana amukura muri kiliziya, arangije amujyana mu nzu yari iri aho hafi. Bakigera mu nzu yahise akabaza Cynthia ati Cynthia, ibintu wakoze nibyo buriya? Atuyobewe ko inshingano ufite zitanyemera kuba nahoberana n'umukobwa ko nihaye Imana, ko nasezeranye n'Imana ko ntazigera nshaka umugore nzayiha ndetse ayikomeraho. Cynthia arangije areba Padiri n'amarira menshi ndetse ari kurira cyane ati nukuri ndagusabye imbabazi Padiri, ntabwo nabitekereje ndetse ntabwo nabigambiriye. Ati gusa nabonaga aribwo buryo bwonyine nabasha kuba natandukana na Max. Padiri ahita akabaza Cynthia ati Cynthia, kuki wifuza ko watandukana na Max? Ati Padiri ntabwo wabyumva ndetse ntabwo wabishikira. Ati uriya Max umubona kure yamaze gutera inda umukobwa kandi yambeshyaga ko ari njyewe njyenyine akunda kandi katabasha kunca inyuma. Ati si nibyo gusa, hari ibindi byinshi nzi bambwiye ejo mbura uko mbihakana bitewe n'uko ubukwe bwari kuba none. Mpitamo gushyingirwa kugira ngo ntababaza umuryango wanjye, ariko sinkimushaka mu buzima bwanjye habe na gato. Ati ubundi kwibaza ahantu nakerekera kugira ngo umuhunge basi tutabana ndetse tutazongera no gusubira, ntazongera guhura nawe mu buzima bwanjye nahabuze. Bakiri muri icyo cyumba bari barimo bagiye kumva bumva ku rugi hari uri gukomanga asakuza cyane avuga ati Cynthia, sohoka mwaho ngaho uze badushyingire. Mu kubyumva neza bumvishijwe bumva ni irya Max. Padiri ahita akareba Cynthia arambwira ati Cynthia, hari ahantu hamwe honyine nziri waba ndetse ukaba utekanye nta kibazo ufite. Cynthia arangije ahita akabaza Padiri ati aho nihe naba mbasi nkaba ntekanye mfite amahoro, ati nkabasha guhunga uyu musore ubeshya ndetse cyane? Padiri arambwira ati mfite murumuna wanjye witwa Jordan utuye mu cyaro. Ati muheruka kera atari ko nzi ko ahantu hari umutekano kandi ko Max atazigera hagera ntiyazigera namenya ahantu wagiye.
Cynthia yahise kabyemera ati nimba hari nta kibazo tugende ndebe ko nahunguye umuryango wanjye ndetse nkanahunguye Max kuko sinshaka gushyingirwana nawe yarambeshye. Ati umuntu wambeshye gutya tutarabana ubu nitubana ibyo nzamenya nibyo byinshi kandi byambabaza. Ati byaba byiza basi ugiye kunyereka kuri uwo muvandimwe wawe Jordan akaba ariho mba nigumiye. Nuko bahise ko baca mu idirishya ryari riri aho hafi kuko umuryango w'uwo Max yari urimo nta kuntu bari kuwusohokeramo. Yahise kamwambura inkweto z'abageni yari yambaye kuko zari zirezire ntizari gutuma birukanka ngo babashe kuba bava aho ngaho. Nuko baca mu idirishya burira imodokari baragenda. Bibasaba umunsi wose kugira ngo babashe kuba bashika aho ngaho mu cyaro aho Jordan yari ari. Bakiyashika nta kindi yakoze yahise kajya gusuhuza Jordan ati Jordan muvandimwe umeze gute? Ariko Jordan yaramubonye atakagira umujinya n'uburakari cyane. Ati wowe niki kikuzanye hano ko ntari nguheruka hano ko wansize ukagenda niki kikuzanye hano? Ati Jordan nari nkuzaniye uyu mukobwa. Akibivuga bitaratinda cyane yahise kamukubita ingumi ndetse Padiri ahita akagwa hasi. Padiri arangije arahaguruka amuga ati Jordan nta kibazo amakosa ndayemera kuko naragusize ndagenda. Atariko basi muri kano kanya ikibazo ufite kirakomeye gerageza unyumve basi ufashe no mukobwa nge nushaka undeke ntabwo nkeneye kuguma hano rwose. Jordan arangije aramureba cyane. Ati se ko naherutse ugiye mu gipadiri none ibyo by'abakobwa bizanye gute muvandimwe? Atugize kunsigura ntungura unsiga ngiye nyine kandi uzi ko nta muntu nari mfite wo kunyita ngo ugiye mu gipadiri. Ati none nacyo kirakonane none ugarutse uzanye n'abakobwa. Ati Jordan ubuzima bwa Cynthia buri mu bibazo. Ati kano kanya ntagara ko gutongana reka ibyo tuzabevugaho ikindi gihe ariko basi ndakwingize mufashe kano kanya ubumurekeye hano abagumya ahangaha rwose. Yahise kamubwira ati muvandi we ntabwo nshaka kukubona mu buzima bwanjye ukundi. Ati genda umvire mu buzima ndemera uyu nguyu wenda mufasha asigare hano rwose igihe uzagaruka uzamusanga. Ati ariko wewe bitewe n'ibintu wakoze ati kunsiga ndi umwana kandi nta kintu na kimwe nari mfite cyo guhera kugira ngo ushake ubuzima ntabwo mbyemeranwaho nawe. Ati genda umvire mu buzima ati igihe cyose uzashaka uzaze kureba n'umwana w'umukobwa ariko ngewe rwose ntabwo ngukeneye mu buzima bwanjye. Nuko Padiri yahise afata imodoka yiwe asubira mu mujyi. Bitewe n'uko ubuzima bw'umukobwa yari amaze kwizera ko burinzwe ko nta kibazo bwagira kuko Jordan yari atuye mu cyaro ugereranyije naho Max yari ari mu mujyi. Byari bigoye cyane ko Max yabasha kuba yashika kuri Cynthia. Padiri akimara kugenda Cynthia yahise kabaza Jordan atese ko umuvandimwe wamufata nabi kuriya kandi nabonye agira umutima mwiza. Atagira umutima mwiza ati wowe byuvuga ntabyuzi atuze ubuzima yansizemo turiya ni inyamaswa mbi cyane ati simba nifuza no kuba namubona mu maso yanjye. Ati mu rugo bakimara gupfa yaransize aragenda ngagiye mu gipadiri bityo nta bufashe na bumwe bwiwe nigeze mbona. Ati ibi bintu byose uri kubona biri ahangaha nige nabyihize mutina nakoze cyane kugira mbashe kuba nabigeraho. Bityo rero mba mbona nta cyamariye niyo mpamvu ntabashaka ko yangarukira mu buzima. Ati se ko mbona kuzanya ambwira ngo nkurinde ubundi byagenze biti? Ati mbwira neza inkuru yawe bimeze biti? Nuko Cynthia ahita akamubwira ibye na Max amubwira ukuntu Max yamuciye inyuma ndetse ko yagiye amukorera ibintu byinshi bibi akabimenya bagiye gushyingirwa akabura uko amucika. Nuko Jordan ahita akamuhobera ati hangane rwose sinigeze menya ibyabaye ndetse sinanabitekerejeho ntabwo nagakwiye kuba navuze amagambo menshi nkariye. Nuko Jordan yahise kagumana n'umukobwa aho ngaho ndetse baramenyana cyane dore ko batangiye no kuba bakundana bitewe n'igihe bari batangiye kumarana aho ngaho ndetse bishimye. Bakiri kwishima ndetse batangiye gukundana cyane. Max yaje kumenya neza ko Padiri yohereje Cynthia mu cyaro. Nuko Padiri yahise katega ava mu mujyi ajya mu cyaro ajya kuburira Jordan ndetse na Cynthia. Mu kwashika yasanze urukundo rwarakomeye cyane dore ko Cynthia ndetse na Jordan bari barakundanye cyane bitewe n'igihe bari bamaranye ndetse dore ko Jordan yari yarafashije Cynthia mu bibazo byiwe akamucumbikira akamuha icumbi. Nuko Padiri yaje yihuta cyane ahita akabwira Cynthia ati Cynthia. Mu kumubona Cynthia yaje amuhobera bitewe n'ineza yari yaramugiriye ariko Padiri nta magambo menshi aravuga ati Cynthia nakoresheje passport ebyiri yanjye nawe tuve muri kino gihugu ducike dore ko Max yamaze kumenya neza aho uba kandi ndabizi ntabwo azigera guha amahoro yanakwicuriye. Ariko bitewe nuko Cynthia yari yamaze kujya mu rukundo na Jordan byaramugoye kuba yafata umwanzuro ndetse no kuba yagira icyo asubiza Padiri. Cynthia yahise kabaza Padiri ati se Padiri nitugenda tukava ahangaha tukacika tukajya hanze y'igihugu ati urusengero rwawe uzarusiga rwonyine? Padiri arangije areba Cynthia aramubwira ati Cynthia ati ntabwo nazajya ntabara imitima y'abandi bantu kandi umutima wawe uri kwangirika ari umuntu ushaka kuwangiriza. Ati niyo mpamvu kujyana nawe ngiye ntacyo bintwaye. Bakibivuga gutyo Jordan yahise kaza ndetse dore ko yari ari kumva ibyo bavuga byose. Arangije n'umujinya n'uburakari ahita akabwira Padiri ati nanone uraje nawe umutware se? Ati ko wamenyereye kunsiga mu gahinda. Ati Max nige wamuhamagaye nshaka ko ibintu byose birangira. Yahise akafata Cynthia ukuboko ndetse aramujyana aho Max yarari. Max mu kubona Cynthia yahise kagira ibyishimo cyane.
ariko mu kujya kumuhobera Jordan amubwira ati reka ntabwo ushaka nta nubwo nkwemera kumuhobera kuko inkuru yawe narayimenye wa nkozi y'ibibiwi. Nuko Jordan yahise afata Max ndetse n'imbaraga nyinshi cyane amujugunya hasi mu cyobo cyari kiri aho hafi. Arangije afata igiti yatangira kumumenaho igitaka. Max mu nduru nyinshi ndetse n'urusaka amubwira ati mbabarira rwose mva hano ntabwo uzongera kubangamira Cynthia habe na gatoya. Nuko Jordan atakamubwira ati ngiye kugukura muri kino cyobo ugenda ati ariko ninongera kukubona hano hantu ukundi ati sinzagushira muri kino cyobo ahubwo nzagushingura burundu uve ku isi wibagirane. Nuko Max akiva mu cyobo yahise ko yirukanka cyane ava aho ngaho kandi yari ari kubona ko Jordan nta mikino afite ari buze kuba yamwangiriza ubuzima. Nuko Padiri arebye ibibaye aho ngaho byaramurenze cyane ndetse aratungurwa cyane. Ahita ko yegera Jordan ndetse na Cynthia arababaza ati se hari igisigaye koko? Jordan arangije abwira Padiri ati we nakubwiye ko ndakeneye kukumva bitewe n'ibyo wankoreye rwose muvandimwe. Ati wamfasha ukava aha ngaha ndetse ukajyana n'umukobwa ndakeka mutabaye nta kindi kibazo cyazongera kuba aha ngaha. Nuko Cynthia arangije atakareba Jordan amubwira ati se Jordan hari ikibazo ngiye nawe dusigaranye aha ngaha Padiri akajya kwita ku rusengero rw'iwe mu mujyi. Padiri arangije ahita akaseka ati nabyo byaba ari byiza ntacyo bintwaye rwose ati nimusigarane. Jordan nawe arangije atakareba Cynthia aramubwira ati nanjye uwo mwanzuro ntabwo nawanga Cynthia. Nuko Padiri ahita akabafatanya amaboko ati noneho ndumva nasiga mbashyingiye mu kabana kuko ndi kubona urukundo rwanyu ari rwinshi kandi mfitiye ubushobozi Imana yabimbaye mu burenganzira bwo kugira ngo abantu bose bakundanye mbashe kuba nabashyingira. Nuko Padiri yahise akabaza Cynthia ati se Cynthia wifuza kuba washyingirwana na Jordan? Cynthia ntakuzuyaza yahise ko yemera ati rwose Padiri nta kibazo ndabyemera. Nuko ahita akareba mu maso ya Jordan naramubaza ati se Jordan uremera kuba washyingirwana na Cynthia? Jordan nawe arangije aramubwira ati muvandimwe nanjye ntabwo nabitinda kuko natangiye gukunda Cynthia. Nuko Padiri asiga bashyingiye urukundo rwabo rurakomera. Padiri nawe asubira mu mujyi ajya kwita ku rusengero rwiwe. Inkuru yacu y'urukundo nuko ngo kwirangira. Nkomeza kugushimira wo nkurikirana umunsi kundi kuri Dev Rwanda. Kwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana inkuru z'urukundo zinyura kuri yica n'umunsi kuwundi.